Ndagushimiye wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nkuhaye ikaze rero no mu kiganiro cyacu cya none, kandi niba uri mushya nkuhaye ikaze, ariko ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ndagushimiye rero wowe ugenda wigira mu nkuru zacu umunsi ku wundi, ugenda uzikuramo inama zitandukanye. Uri uw'ingenzi kuba ushimira ko hari ibyo tukugezaho bikakunyura. Nawe niba uri mushya bana natwe kugira ngo ujye unyurwa n'ibiganiro byacu bigira aho bigukura mu mitekerereze, mu nama bigira aho bikugeza. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none kigiye kwibanda ku bintu umukobwa agomba kwitaho mu gihe agiye guhitamo uwo bazabana cyangwa umusore bazashyingiranwa. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Joshua. Mu by'ukuri ni ahantu Bibiliya igaragaza neza uburyo umusore cyangwa inkumi yahitamo inshuti bazabana. Gusa mu rukundo Bibiliya yibanda ku gukunda hagamijwe gushakana cyangwa kubana. Kurambagizanya muri iki gihe bifatwa nk'uburyo bwo kugerageza cyangwa gusuzuma niba umusore yazavamo umugabo mwiza cyangwa umukobwa yazavamo umugore mwiza. Umukobwa ukijijwe w'umukristo mu mahitamo ye akwiye kureba umusore ukunda Imana, unayubaha kandi ufite urukundo rw'ukuri ruzira uburyarya. Umuntu wese yakubwira ko agukunda cyangwa ko akunda Kristo cyangwa ko ari umukiranutsi kakijijwe. Ese wabwirwa n'iki umusore nyawe wo guhitamo mu gihe wisanze mu kibatsi cy'urukundo? Bibiliya ifite imirongo myinshi isobanura uburyo umusore w'umukristo agomba kuba ameze. Ijambo ry'Imana niryo ryizewe kandi ryafasha umukobwa gushyira ku munzani umusore akamenya ko yazavamo umugabo mwiza. Tugiye kurebera hamwe ibyo umukobwa yashingiraho ahitamo umusore wo gukunda uzanamubera umugabo. Kubana natwe mu buryo bwiza nkibutse ko ari ugukora subscribe ukanda like ndetse unatugezaho igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kuganira. Ikintu cya mbere umukobwa azitaho, azareba niba uwo musore cyangwa umuntu bakundana aca bugufi kandi yemera kwiga no kugirwa inama. Bibiliya itubwira ko umusore cyangwa umugabo ukijijwe cyangwa uzi ubwenge agomba kuba ari umuntu wakira impanuro kabone n'ubwo zitamushimishije, kandi akaba yemera kugirwa inama. Usomye igitabo cya Zaburi, igitabo cyanditswe na Dawidi, cy'141 umurongo wa 5 ubisangamo. Ugasoma Imigani ibice 9 umurongo wa 9 naho wabibona, cyangwa se usome Imigani ibice 12 umurongo wa 15. Ikintu cya kabiri umukobwa agomba kurebaho, agomba kureba ko umusore bakundana ari inyangamugayo cyangwa honest mu ndimi z'amahanga. Ese akora ibijyanye n'ibyo avuga? Bibiliya ivuga ko umukiranutsi agomba kurangwa n'ubunyangamugayo mu byo akora byose n'aho ari hose. Soma Efeso ibice 4 umurongo wa 28. Ikindi kandi iyo icyo asezeranyije cyangwa yarahiye gukora agomba kugisoza kabone n'ubwo cyaba gisa n'ikigoye. Soma Zaburi 15 umurongo wa 2 ugeze ku wa 5. Muri make, muri kamere ye agomba kurangwa n'ubunyangamugayo. Ikindi agomba kuba atirebaho ari cya gatatu cyangwa atikunda cyane, icyo bita mu ndimi z'amahanga selfishness. Bibiliya ivuga ko abagabo bagomba gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ibyo tubisanga mu Efeso ibice 5 umurongo wa 25 kugera ku wa 28. Umusore cyangwa umuhungu witegura kuba umugabo yagombye gutangira kwitoza gukunda no kwita ku mukobwa bitegura kubana mu rugo. Ijambo ndagukunda riroroshye kurivuga, ariko umusore yagombye gukunda by'ukuri mu bihe byose bitari urukundo rw'urumamo. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cya Yohana ibice 3 umurongo wa 18 turushaho kugenda tubisobanukirwa. Ikintu cya kane umukobwa akwiye kwitaho no kwibandaho, agomba kureba ko umusore ashoboye kandi yiteguye gutunga urugo. Bibiliya ivuga ko umugabo udatunga urugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma y'abatizera. Soma Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 8. Kwita ku rugo ntibivuze ko umugabo azazana amafaranga menshi y'umurengera, ahubwo icy'ingenzi ni ukwita ku mugore we n'abana be. Abakobwa cyangwa abagore bakwiye kureba kuri iki kintu. Umugabo udashaka kwita ku rugo rwe biba binagoye ko umugore we yamwubaha uko bikwiye. Ukunda umugore we aba yikunda. Dusomye mu Efeso ibice 5 umurongo wa 28. Ikintu cya gatanu ugomba kureba ko umusore yiteguye kukuba hafi no kukurinda. Haba inyuma mu mubiri cyangwa n'imbere mu mutima,
abagore bagira intege nke kandi bakomereka mu buryo bworoshye kurusha abagabo. Baba bakeneye gutegwa amatwi no kumvwa no kwitabwaho. Mu buryo bw'ibanze, umusore mwiza w'umukristo witegura kubaka urugo ntuzabasha kwita ku mukunzi we w'umukobwa mu gihe cy'irambagiza, akamuha keya zose zishoboka, akamwitaho cyane. Namwe bagabo ni uko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Namwe bagabo ni uko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 7. Ibindi bintu umukobwa akwiye kwitondera: umukobwa akwiye gukunda umusore amukurikiyeho ibintu cyangwa imitungo. Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15. Tukabisanga kandi muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 10. Kwirinda ibinyoma, ibyo tubisanga Imigani ibice 12 umurongo wa 22 n'Imigani ibice 19 umurongo wa 22. Ikindi ni ukwirinda ubusambanyi, ibyo tubisanga Umubwiriza ibice 7 umurongo wa 26 n'Imigani ibice 7. Ikindi agomba kuba yirinda gusuzugura cyangwa gukoza isoni abavandimwe cyangwa ababyeyi be bamubyara, ibyo tubisanga mu Migani ibice 15 umurongo wa 20 n'ibice 19 umurongo wa 26. Ubusanzwe uburyo umuhungu cyangwa umusore afata nyina wamubyaye byagombye kubera igipimo cyiza cy'uburyo yazafata umugore we. Ikindi nanone, ukwiye kwita cyangwa kumenya uburyo umusore yitwara mu burakari bwe cyangwa ishyari, ukagenzura niba uburyo abyitwaramo bidashobora gukurura urugomo cyangwa kuguhohotera. Ibyo tubisanga mu Migani ibice 6 umurongo wa 34. Nanone tukabisanga mu Migani ibice 27 umurongo wa 4. Urugo rwiza ni ijuru rito, kandi urugo rubi rwakubera inzira yo kurimbuka utabyitwayemo neza. Mukobwa, gerageza kugenzura biriya twakubwiye, ariko by'umwihariko wongereho no gusenga Imana. Ubuzima burakomeye kandi n'urugo rurakomeye. Ni byiza kwitonda mu gihe ugiye guhitamo uwo muzabana. Ndagushimiye wowe ugejeje magingo aya ugikurikiye iki kiganiro. Wiyumvemo ko nkushimiye kandi ngusabiye umugisha. Mboneyeho no kukwifuriza umwaka mushya, umwaka wa 2026 uzakubere uw'umunezero n'ibyishimo. Wakoze kubana natwe. Dusangiza igitekerezo cyawe ubinyujije muri comment section, kugira ngo turusheho kuryoherwa n'iki kiganiro. Kandi iki kiganiro ugisangize abakobwa bagenzi bawe, kugira ngo nabo bagire byinshi bagenda bakigiramo. Wakoze kubana natwe. Imana iguhe umugisha.